Usibye kuba afatwa nk'inkingi ya mwamba by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bazamutse mu buryo butoroshye habe na gato. Gusa kubera impano ye yo kuririmba byatumye agira amahirwe menshi yo kumenyekana ku rwego rw'isi. Tukaba tugiye kurebera hamwe ubuzima bukomeye Bruce Melody yanyuzemo, yaba mu bijyanye no gutangira umuziki ndetse n'ubuzima bwe busanzwe. Ese ubundi Bruce Melody yatangiye ate umuziki? Ese Bruce Melody mu buzima bwe yabaye hate? Yavukiye he? Yavutse ute? Byaje kugenda bite? Mbere yo gutangira, wowe utarakora subscribe kandi like ukande no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu bambere. Yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1992. Amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi akitwa Bruce Itahiwacu. Ise umubyara akaba yaritwaga Nibihangana Jerive. Akaba yaritabye Imana Bruce Melody yujuje imyaka 3 gusa y'amavuko. Naho nyina umubyara akaba yaritwaga Verine Muteteri. Nawe akaba yaritabye Imana mu mwaka w'2012. Uyu Bruce Melody akaba yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Nawe nk'abandi bana akaba yarize amashuri abanza. Aya mashuri akaba yarayize kuri École Primaire de Busanza. Gusa nubwo ariho yize ntago ariho yashoreje, kuko nyuma yaje kuva muri iki kigo ahita ajya kwiga kuri Groupe Scolaire ka Kanombe. Nyuma yo gusoza amashuri abanza, ayisumbuye akaba yarayigiye muri FTEC i Kanombe, ariko gusoza amashuri yisumbuye akaba yarasoreje i Rwamagana mu kigo cya Rwamagana Islamic Secondary School. Uyu Bruce Melody mu mabyiruka ye akaba yarabyirutse yiyumvamo umuziki cyane, dore ko nawe ari umwe mu bahanzi nyarwanda bakuriye mu makorari y'abana. Nawe bikaba byumvikana ko aha mu rusengero ariho yigiye byinshi harimo no kuririmba. Gusa uyu Bruce Melody yaje gukunda indirimbo z'isi cyane. Muri icyo gihe ubwo yigaga, abahanzi bari bagezweho bari mu itsinda rya KGB. Bruce Melody kuri we iri tsinda ryamukundishije umuziki cyane. Kuva ubwo atangira gutekereza kuba umuhanzi. Gusa icyo gihe kuri we byasaga nk'inzozi gusa. Inkuru ngo kuri we atajya yibagirwa ni uburyo akiri mu ishuri inshuti ye yamugiriye inama yo kwiba amafaranga iwabo ngo bakajya i Rusizi gukora indirimbo ye ya mbere. Gusa rwose nawe akaba yarabyemeye akiba aya mafaranga. Nyuma ikibabaje nuko ngo inshuti ye yaje kumurya amafaranga yewe, ndetse n'aya ndirimbo nayo ntiyakorwa. Ngo kuri we yinjiye mu muziki bamujijura cyangwa se bamwigisha umujyi. Nyuma Bruce Melody yaje kumenya ko itsinda yakundaga rya KGB rikorera i Gikondo, maze nawe afata urugendo ajya kureba iryo tsinda aho rikorera, kuko kuri we ngo yumvaga ko nta kabuza naramuka ahuye nabo bakumva impano ye bari bwaze kumufasha akazamura impano ye yo kuririmba. Gusa ngo kubw'amahirwe Bruce Melody yaje kugera kuri iryo tsinda aho rikorera, maze umwe muri iryo tsinda amubwira ko agomba kuririmba kugira ngo yumve koko nimba afite impano yo kuririmba. Maze Bruce Melody araririmba. Umugabo yumva Bruce Melody aririmba neza, maze ahera ko aramufasha. Ku munsi wakurikiyeho yamujyanye muri studio, akaba ariyo ndirimbo ye ya mbere yari agiye gukorera muri studio. Gusa kubw'amahirwe make iyi ndirimbo ikaba itarigeze isozwa gukorwa, kuko ngo mu minsi yakurikiyeho Bruce Melody yazaga muri iyo studio maze akimwa umwanya, kugeza ubwo umunsi umwe ngo yaje muri iyo studio agasanga ngo umuriro washije, akabwirwa yuko ari we wari utahiwe kugura umuriro, kandi ngo mu by'ukuri nta n'igiceri cy'ijana yari afite ku mufuka, dore ko ngo yavaga no mu rugo iwabo akagenda n'amaguru mpaka ageze i Nyamirambo aho iyi studio yari iri gukorera. Nyuma yo kumva ibyo yahise amenya yuko nta kabuza bari kumwirukana, kuko kumwaka amafaranga yo kugura umuriro byamuciye intege, ahita yumva abivuyemo. Nyuma yo gucika intege yahise yumva amakuru avuga yuko i Kanombe hafunguwe indi studio. Iyo studio ikaba yari iya Ama G The Black. Iyi studio ikaba yarakorwagamo na producer Jimmy hamwe na piano. Aba bombi bakaba barigishwaga na nyakwigendera Junior Microsystem. Bruce Melody nyuma yo kubyumva akaba yarumvishe ko amahirwe nk'aya ngaya atagomba kumucika. Yatangiye gushaka ukuntu yakinjira muri studio, gusa nyuma byaje no kumukundira biranamuhira, maze aba inshuti n'abakoraga muri iyo studio. Ubwo Bruce Melody yavaga ku ishuri agahitira muri iyi studio, maze bakamutuma utuntu ku muhanda. Gusa kuri we intego yari afite yagira ngo azige ku bijyanye n'umuziki, maze uko nabo bigaga nawe akajya yijijisha agateraho akajisho, bityo atangira kwiga umuziki gutyo. Maze mu nyuma uyu Bruce Melody yaje kumenya gutunganya indirimbo, gusa ariko ibi byahise bikurikirwa no kwirukanwa muri iyo studio yari iya Ama G The Black, ndetse icyateye kumwirukana bakaba bamwe muri bo barabonaga yuko ashobora kuzabakura ku mugati. Gusa Bruce Melody mu kuva muri studio ya Ama G The Black yaje kugenda akorera mu studio agiye atandukanye nk'umuproducer, maze nawe atangira gukora ku mafaranga.
akiri muto, nubwo atari menshi bwose ariko yari ahagije kuri we. Gusa nyuma yo kurangiza kwiga segonderi yahise atekereza yuko yari afite impano yo kuririmba. Nyuma yaje guhura n'umushoramari witwa Munyaneza Janvier. Uyu mushoramari akaba yarashakaga kugura studio ya Ama G The Black, ubundi Bruce Melody akajya ngo ayikoreramo nk'umuproducer. Gusa Bruce Melody nawe yari afite gahunda yo kujya kwigishwa na Rick Rick. Gusa ibyo bikaba bitaramuhiriye kuko uyu Rick Rick yari afite urugendo rwo kujya muri Amerika. Ubwo ngo Bruce Melody yahuye na Faizo, maze ubundi bahita bacura umugambi wo kwigarurira Unlimited yari ivuyemo uyu muproducer. Nyuma biza no kubahira, maze ubundi umugambi barawucura neza, maze ubundi bawugeza kuri wa mushoramari Munyaneza Janvier. Maze ubundi Bruce Melody ahita yinjira muri studio nk'umuhanzi mushya, maze ubundi Faizo nawe yinjiramo nk'umuproducer muri studio. Bruce Melody akaba yarakoreyemo indirimbo zimwe na zimwe zatumye bamukunda, zirimo Bivemo, Telefone hamwe n'indi yitwa Uzandabure. Gusa nyuma Bruce Melody yaje kuva muri ya studio yitwa Unlimited Record kuko yari amaze kugirana ibibazo byinshi na Faizo. Bruce Melody nyuma yo kuva muri iyo studio yahise yerekeza muri label ya Super Level. Bruce Melody kugira ngo yinjire muri iyo label bikaba byaranyuze ku muhanzi witwa Mico The Best, akaba yaragiranye amasezerano n'iyo label yuko bazajya bagabana 50% yazajya yinjira. Maze ubundi Bruce Melody bagirana amasezerano ariko we ntiyahita asinya. Reka rero ngo Bruce Melody azakore igitaramo iyi label itabizi, maze ubundi iramurakarira cyane, bihita binamuviramo guhindurirwa kontara. Maze ubundi Bruce Melody agiye gusinya ya kontara bamubwira yuko bahinduye intekerezo, ko ahubwo ubwo bazajya batwara 70%, maze we agatwara 30%. Bruce Melody byaramucanze cyane dore ko yari amaze no kubura nyina umubyara, maze ubundi apfa kuyisinya. Gusa ayisinya avuga yuko namara kwamamara no kubaka izina azahita asaba yuko iyi kontara iseswa. Gusa ariko n'ubundi niko byagenze. Nyuma yo gukora indirimbo zamenyekanye cyane zirimo Ntundize, Bruce Melody yaje gusaba yuko amasezerano aseswa. Gusa Bruce Melody yaje gusabwa kwishyura akayabo kangana na miliyoni 18, kandi mu by'ukuri ntago yari kuyabona. Ibi byaje gutuma Bruce Melody ajyanwa mu nkiko. Gusa kubw'amahirwe aza kuburana, maze urukiko birangira rutegetse ko azishyura miliyoni 2 gusa. Nyuma y'iyo nzira y'inzitane Bruce Melody yanyuzemo, Bruce Melody noneho byatangiye gucamo kuko abantu batangiye gukunda ibihangano bye ari benshi, maze ubundi amafaranga atangira no kwinjira. Gusa uko yinjizaga amafaranga, gusa we uko amafaranga yazaga yagendaga asevinga, maze ubundi agakoresha make cyangwa se akayashora mu yindi mishinga. Gusa Bruce Melody wazamutse bimugoye, yakoze indirimbo nyinshi ndetse asohora indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ku buryo nyine abamufanaga batigeze babura indirimbo. Uyu Bruce Melody uganiriye nawe ukamubaza indirimbo umubare wazo amaze gukora, nawe ubwe yakubwira yuko umubare wazo atawuzi neza, ku buryo n'ubu ngubu ugiye muri studio ye wasanga yararikodinze indirimbo nyinshi, maze ubundi akagenda asohora imwe gake gake. Ibi nibyo bimuhindura munyakazi. Bruce Melody mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo yatangaje ko yinjiye muri label ya Cloud9 Entertainment. Gusa iyi label akaba atarayitinzemo kuko mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo yinjiye muri label ya 155 AM. Iyi label ikaba yari iya Coach Gael. Bruce Melody muri iyi label nibwo yatangiye gukora cyane, ibikorwa bye atangira kubishyira ku rundi rwego, dore ko yagiye akorana na bimwe mu byamamare byagafashe, harimo nka Shaggy bakoranye indirimbo yitwa When She's Around. Iyi ndirimbo ikaba yaratumye Bruce Melody ajya gutaramira ku rubyiniriro rukomeye ku rwego rwo hejuru rutigeze rutaramirwaho n'undi munyarwanda uwo ari we wese. Bikaba byaramuhaye amahirwe yo gukorana namwe mu makampani akomeye mu Rwanda yewe no hanze, aho kuva ubu ngubu akorana na BK Arena, aho basinyanye amasezerano ahagaze miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa saya makampani akorana nayo gusa, hari n'andi makampani agiye atandukanye akorana nayo mu bijyanye no kuyamamariza. Gusa mu bijyanye n'ibyo atunze, tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2020 nibwo Bruce Melody we n'umujyanama we batangije ku mugaragaro televiziyo y'Isibo TV. Uyu mugabo kandi bikaba bivuga ko atunze n'amahoteli ndetse akaba afite na label ye. Iyi label ya Bruce Melody ikaba yaranyuzemo abahanzi bagiye batandukanye nabo bibihangange nka Juno Kizigenza hamwe na Kenny Soul.
gusa nyine iyi lebo ikaba nta muhanzi n'umwe uyisigayemo. Ku bijyanye n'umuryango, Bruce Melody akaba afite umugore n'abana babiri. Rimwe abanyamakuru bamusabye kugira icyo ababwira ku mugore we yari yarabahishe, gusa nawe abasubiza ko ntacyo yavuga ku mugore we, dore ko ngo umugore we yabimusabye ndetse anamusaba yuko atagomba kumushyira mu bitangazamakuru, ngo ndetse ko umugore we adakunda ko ubuzima bwe bwajya hanze. Bruce Melody akavuga yuko yafashe umwanzuro wo gushaka kare, kuko ngo yabonaga izi nkumi ziri aha hanze atazishobora. Ubu kugeza ubu uyu Bruce Melody akaba ari umwe mu bahanzi bakurikirwa cyane mu Rwanda, aho kuri ubu akurikirwa cyane ku mbuga ze zigiye zitandukanye, aho kuri ubu YouTube channel ye afite abasubscribers barenga 531, aho kuri Instagram afite abafollowers barenga 991. Mwakoze cyane. Yari TV Nation, cyari ikiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare n'ubutunzi bwabo. Tukaba twagarutse kuri Bruce Melody. Boneraho no gusaba wowe mushyashya gukanda subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere.